egera hano wumve iyi nkuru mamo ya Clarisse nyuma yo gutwara inda ari kwa mukuru we bigatuma mukuru we n'umugabo we batandukana bitewe n'impamvu ugiye kumva muri iyi nkuru. Ushaka kwibaza ese iyo nda yari yande, ese ubundi Clarisse byagenze gute kugira ngo atware inda, ese mukuru we yarabyihanganiye? Clarisse yari umukobwa mwiza afite intumbero yo kuzaba ukomeye nka mukuru we, dore ko mukuru we yari yifashije kandi afite iterambere ridasanzwe. Clarisse rero yaje guhamagarwa na mukuru we kugira ngo babane mu rugo kuko yabonaga nta kindi gisubizo nyuma yo kubura ababyeyi babo. Nibwo Clarisse yaje atangira kwiga, ajya no muri kaminuza, mukuru we ari umwitaho cyane. Babanye neza, umugabo wa Clarisse yita kuri Clarisse nyine ndetse akita no ku mugore we nk'ibisanzwe. Umunsi umwe Clarisse rero nibwo yabyutse arangije yumva mu nda ntibimeze neza, ajya kwa muganga. Muganga mwakiriza inkuru mbi ati Clarisse mu by'ukuri ndabona utwite. Clarisse ntago yabyumvaga kuko ntago yari yiteguye kwakira iyo nkuru. Nibwo yatashye babaye cyane, afite agahinda yibaza ahantu ari buze kubihera abivuga. Araryama niyasinzira abura epfo na ruguru ati mana yanjye ubu ndabigenza gute? Nibwo Clarisse yigiriye inama ati ngiye kubivuga ubwo nyine ikiri bube hagati y'umugabo n'umugore nta kintu ndi bukore kuko nanjye ubwanjye ndumva ndemerewe cyane. Nibwo Clarisse yahamagaye umugabo wa mukuru we ati mu by'ukuri hari ibyo nshaka kubwira. Bwari mu gitondo nyine Clarisse icyo gihe yari yagiye ariko umugabo ari mu rugo arimo aritegura nawe kujya mu kazi. Urumva Clarisse ntago yabibwiye mukuru we ahubwo yihutira kubibwira umugabo ati mu by'ukuri hari ibintu nshaka kubwira kandi bikomeye. Umugabo ati ese ibyo ni ibiki? Ati mu by'ukuri mbabarira umwanya mbikubwire. Nibwo yatangiye kumubwira ati nufate nabi cyangwa se ngo wumve ko ari burangare bwanjye, ariko mu by'ukuri ibi bintu ndabikubwira kugira ngo nawe hagire ikintu mfasha kuko mukuru wanjye nabyumva araza kumpitana, sijye nyine ahubwo nawe nago biri buze kuguhira. Ati ngaho mbwira ngo uteze yombi. Aramubwira ati uziko ntwite. Akiri aho ngaho nibwo umugabo yahise ahamagarwa ku kazi ku yindi telefone, ahita amubwira ngo buretse nitabe ndongera nguhamagare. Urumva nabwo yakomeje kuvugana na Clarisse. Clarisse abonye umugabo wa mukuru we atinze kuri telefone nibwo yanditse ubutumwa ati mu by'ukuri iyi nda ndabizi mukuru wanjye nabimenya aramitana pe. Ati ndabizi ko nawe bigutunguye kandi nagaruka wabishakaga, mu by'ukuri ndatwite. Ati mu by'ukuri ibi bintu nuramo kubibwiye mukuru wanjye urabizi ko ubuzima bwanjye bwaburangiriye hano. Ati ndakwinginze nubimubwira, ariko ushatse washaka ubundi buryo twakoresha kugira ngo iyi nda nimenyekane kuko naho nabimenya ibyanjye biraza kuba birangiye. Ati atari ibyo rero ngiye gufata umwanzuro nyikuremo. Ahita amwoherereza ubwo butumwa. Wiwe ko wa mugabo yari ari kuri telefone, indi yayisize mu cyumba. Bakira aho ngaho nibwo mukuru wa Clarisse yahise yinjira. Urumva nyine nk'umubyeyi abategurira umugabo we ibya mu gitondo cyangwa se breakfast. Nibwo yinjiye mu cyumba asanga umugabo we nyine ari ku yindi telefone ariko iyindi iri ku buriri. Akireba abona hari message bamaze kohereza. Nibwo yayifunguye afungura telefone. Mu by'ukuri ntago yiriwe afata umwanya wo kwirirwa asoza message yose kuko yari amaze kubona ko Clarisse atwite kandi afite gahunda yo kuyikuramo ari no kubibwira umugabo. Umujinya waramufashe, agahinda karamwica, aribaza ese koko naruhiye iki? Ese ibi nibyo? Ese koko ndabigenza gute? Ati ntago bishoboka rwose. Ese murumuna wanjye akaza kumpemukira bigeze aha? Nibwo wa mugabo yagiye mu kazi nk'ibisanzwe, amasaha yo gutaha nyine arongera arataha. Akigera mu rugo asanga inzu irera nta muntu urimo. Arahamagara ati sheri wapi? Ahamagara kuri telefoni hoya nta muntu numwe wamwitabye. Urumva wo Clarisse we yari afite ubwoba, yahise akuraho amatelefone yose. Arabese hano byagenze gute? Akinjira mu nzu nibwo yahise asanga urwandiko ruri ku meza. Ati ndamenye ibyabaye hagati ya Clarisse nawe, mu by'ukuri uwo mwana ntago nshaka ko aduteranye ahubwo mufata umugira umugore kuko aramemukiye aramekuye nakuntu. Umugabo nibwo yahise afata imodoka yihuse ajya gushaka umugore we mu nshuti ze ndetse n'ahandi, ariko mu by'ukuri nawe yigeze abona ni nako yashakaga Clarisse kugira ngo azamubwire ubuzima ari kubamo cyangwa se amubaze niba yarabonye mukuru we kuko bose yababuriye icyarimwe. Umugabo abaho ngaho ariko muri bwa buzima Clarisse yabagaho byakomeje kumwanga mu nda. Aravuga ese ubundi aba muri ubu buzima simfite icyo kurya simfite icyo kunywa kandi iwacu mukuru wanjye nubwo mbizi ko namubabaje ariko ndabizi ko ngeze imbere nkamusaba imbabazi yambabarira. Nibwo Clarisse yafashe umwanzuro wo gusubira kwa mukuru we. Akigera kwa mukuru we nibwo yasanze wa mugabo aramusuhuza ati subundi wari waragiye? Ati mu by'ukuri nari mfite ubwoba bwa mukuru wanjye kuko numvaga ari buze kumitana. Ati nubundi ibyo wavugaga byari ukuri kuko yahise yivumbura aragenda. Mu by'ukuri azi ko iyo nda ari yanjye. Clarisse biramurenga. Ati ni gute yatekereza ko wakora ibyo bintu? Ati none se yagiye he? Ati yaragiye mu by'ukuri naramubuze, nari nzi ko muri kumwe. Bose barahangayika cyane.
cyane. Urumva Clarisse nta handi yari guhita ajya. Umugabo yaramubwiye ati tuza rero ugume muri uru rugo kuko nta kindi nakora. Amwitaho ati mu by'ukuri ibi byose ndi kubikorera kubera mukuru wawe, ariko nkababazwa nanone uburyo yafashe umwanzuro utari wowe kugenda ko yarazi neza ko nihishe inyuma y'ibi ngibi. Nyuma y'igihe kitari gito inda yari imaze gukura nibwo Clarisse yakomezaga kujya kwa muganga ajya kwisuzumisha kugira ngo arebe niba umwana nta kibazo afite. Umugabo yitaye kuri Clarisse bitagira uko bivugwa, amwitaho cyane. Uko byagiye bihinduka niko Clarisse yagendaga yiyumvamo wa mugabo, ndetse na wa mugabo gatangira kubona ko hari kigenda gihinduka. Mu gitondo akamwitaho, akamutekera breakfast, gutaka mutahanira ikintu, ubona ko ari nk'umugore n'umugabo. Nibwo nyine bakomeje kubana neza. Umunsi umwe nibwo wa mugabo yahamagaye Clarisse muri salo ati mu by'ukuri hari ikintu ushaka kubwira kidasanzwe. Tubanye igihe kinini, dore ugiye no kubyara. Abantu benshi bazi ko uri umugore wanjye, abandi bazi ko nirukanye mukuru wawe kugira ngo tubane, ariko nawe urabizi ukuri. Mu by'ukuri igihe tumaranye nakwiyumvisemo, naragukunze, ushatse wa mbere umugore, kuko n'ubundi mukuru wawe sinzi ahantu yagiye, kandi dore ko hashize igihe kirekire ntazi amaherezo ye. Clarisse ati ayo yaba ari amahano, iki cyaba ari ikimenyetso noneho kigaragaza ko natumye utandukana na mukuru wanjye. Ati oya, ntago ariko bimeze pe, nanjye ndagukunda kandi wansobanuye byinshi. Nibwo batangiye umubano, batangiye kwitana shirishushu, kuko Clarisse yabonaga ko mukuru we nta cyizere cyo kuzagaruka afite. Nibwo Clarisse yaje kwibaruka kwa muganga, nta wundi bari kwandikaho nk'umubyeyi atari Clarisse ndetse na wa mugabo wa mukuru we. Ubuzima burakomeza. Clarisse nibwo yabwiye umugabo we ati mu by'ukuri hari ikintu ushaka kukubwira, reka ngushimire, ariko ninjya kugushimira nza gushimira imbere y'abantu benshi, kandi mu by'ukuri ndabizi ko hari byinshi nzavugira imbere y'abo bantu. Bakira aho ngaho nibwo bapanze ikirori, batumira abantu batandukanye. Wa mukobwa Clarisse afata ijambo ati mu by'ukuri ndashimira uyu mugabo kuko yambereye umugabo koko, ntabwo nigeze mubura aho nari mukeneye. Nyuma yo kumenya ko nafashwe ku ngufu ntabigizemo uruhare, yarihanganye abana nanjye. Mukuru wanjye yagiye atekereza ko namutwaye umugabo, ariko mu by'ukuri siko byari bimeze. Ndanamushimira cyane ko yemeye kuba umubyeyi w'umwana wanjye. Ndagukunda kandi nzahora ngukunda. Ibyo ngibyo rero, iyo nkuru bidatinze yaje kugera kuri mukuru wa Clarisse aho yari yaragiye. Ntabwo yari ari mu buzima bwiza, ahubwo nawe hari uko yacaga inyuma umugabo we akagenda ariko mu buryo bw'ibanga. Akimara kubona biriya, Clarisse yandikiye umugabo we, nibwo yahise abikora urwitwazo kugira ngo agende amuhunge, nyamara atazi ko ari we wishyize mu kangaratete. Abigira urwitwazo ahunga umugabo, kuko n'ubundi yari afite ingeso yo kumuca inyuma, ahubwo aboneraho igihe cyo kugenda kumusiga no kumva ko atakiri umugabo we nawe ngo abe umugore we. Ubuzima ntabwo bwamuhiriye, kuko abo yasanze bose yasanze bafite izindi ngo, kandi baramubeshyaga ko bamukunda. Ibyo rero byaje kujya ahagaragara. Nibwo yaje kugaruka mu rugo ati mu by'ukuri mumbabarire, ibyo nakoze byose nari naribeshye. By'ukuri nyibona buriya butumwa byatumye mpita ngenda nihuse cyane, kuko numvaga icyo ari igihamya cyo kuba nagushinja, kuko numvaga iyo nda ari yawe. Mu by'ukuri mumbabarire Clarisse, mbabarira wa mugabo wanjye. Ariko umugabo nta kindi yari kumva, kuko already yari yaramaze kubana na wa mukobwa Clarisse, kandi bitegura no kujya mu mategeko nimere y'Imana gusezerana. Agahinda ka mukuru wa Clarisse nuko kagenze, arababara cyane. Ate siyo mbimenya ubu koko ibisingi byiteje mukuru wanjye, murumuna wanjye nirereye, murumuna wanjye nahaye byose, ubu ngubu niwe wegukanye ibi byose kubera ubugoryi bwanjye, kubera kudatekereza no kumuba hafi ngo umubaze byinshi ari kunyuramo. Kanda like, share, tere na comment, utazacikanwa n'ibindi biganiro Ntagara Official iba yaguteguriye. Ngiye nitwa Ntagara Delphine, mbifurije guhaha mu karonka.